Yes, tubaye ikaze hano kuri Ama-G The Black Official, muri kumwe nanjye X w'ubunebwe, tukaba turi kumwe na Ama-G The Black kuri iyi nshuro. kuri iyi nshuro, ahubwo ni buri gihe. Ahubwo twari tumaze iminsi twarabuze turabiseguraho, byari byaratewe n'akazi kenshi. Abantu namwe mufite akazi murabizi. Ubu rero twaje Ama-G rero ubu ngubu wazanye story, gahunda yo kwabwira ko yagarutse mu muziki. Okay. Mbanze mbasuze mumeze mute abantu mwakoze subscribe kuri Ama-G The Black Official. Nari maze igihe umuziki nyine ntawushyiramo imbaraga bikomeye bitewe wenda n'izindi nshingano umuntu aba afite, izindi gahunda. Ariko ubu nababwira ngo ntago reka twumvikaneho kino kintu. Ntago ngiye gukora umuziki ku bw'amafaranga. Ntabwo ari umuziki ngiye gukora kubera amafaranga. Ngiye gukora umuziki ku bw'abafana banjye na Claire. Ku bw'abafana cyane ku bw'ubishaka. Niko ngewe numva bimeze, kuko hari uyu muntu avuga ngo bagiye gukora umuziki ngo kubera amafaranga, ngo iki n'iki. Ntabwo ikibazo ari amafaranga. Music is my life. Narabibabwiye. Ubwo reka tuvuge ngo Ama-G The Black is back. It's back in music. Yego, wenda tubivuge gutyo, ariko ntago ngarutse ngo mu bintu ngo byo kuvuga amafaranga, ngo ibitaramo. Ngarutse mu buryo bwo kugira ngo ubahirize ibyifuzo by'abafana. Yego, urabona ejo bundi nkigera TikTok nayo nzi ko ari ahantu tugomba kujya tuganira nk'inshuti. Ariko umuntu wese umbonye ni igitutuntu, kutagaheruka kuduha indirimbo, kutagira iki. Numva koko hari abantu nafonze, ariko ni nko gukora resitora ntuzanemo ibiryo kandi abakiriya bakirirwa batonze umurongo. Ni urugero. Ariko nabonye n'abasitari bavuga ati Ama-G wagiye, Ama-G kutagaruka mu njyana tukuzi, uri hehe wagiye? Nyine ibyo nari ndi kubwira ni nk'ibyo ngibyo. Abantu benshi bakunda kumbwira ibyo bintu, baguzo kunyeke. Nagiye ndeba ibiganiro byinshi by'abantu bamamaye ariko bagaruka kuri icyo kintu. Ariko na Melody yigeze kubikubwira, arabivuga no kuri TikTok, kuri live yawe ndabyibuka. Melody yaravuze ngo ashishikariza n'abantu, we ntago yabimbwiye. Abo ati sohora, abantu mubwira Ama-G ngo sohora indirimbo. Avuga ati wenda ka nakanyuzeho. Ubwa kabiri mbona yampana, naravuga ati uyu muhungu ni umuntu wadanje ko ashatse yagaruka muri ibi bintu. Na Chris Easy nawe yavuzeho. Na Chris Easy aravuze ati Ama-G buriya rero ashatse yaza tugakora. So njyewe rero navuze nicaye ndatekereza, ubugabo butisuyeho bubyara ububwa. Icya mbere ni uko nazareka ibintu nari ndimo. Icya kabiri ni uko ngomba guhita ninjira muri uyu mukino kuko ndawuzi. Basankara de Premier kumuza kunyacya Exidira, abantu bose bambwira ati Ama-G ko dushaka n'imirongo yawe, abo mu Rutsiro, abangororero. Ngase nkavuga nta kuntu mwaba mwumva izindi, ngiye mukaba mundetse nkaba nitungana. N'abafana bose muri rusange, abakunzi b'umuziki, abanyamakuru. Uzi impamvu se baba bakubwira? Reka nkwereke rero.
njyewe umurimo ninjiyemo mushyiramo amaboko yanjye yose. Ari umuntu w'umusaza utaba mu Rwanda wambwiye ngo utinda uzi ko uzasanga ukumbuye ugasanga waribagirana. Niwe muntu watumye curudodo bwo kwinjira muri ibi bintu. None habihangana ndarijyamo, habihatana ndarijyamo, ariko ntago nje mu buryo bwo guhigamo amafaranga, n'uburyo bwo gushimisha abantu banjye njyewe. Oya nibavuga ihangana ntibumve ko uje kurwana. Ntago nje guhangana n'umuntu arambwira ngo imiziki iri kuza ntago turi kumva ibintu abantu bari kuririmba. Byose ko nanjye ndi uko nanjye nuko mbyumva. Ariko ubu gahunda ihari rero. Ubunebwe. Ndakumva cyane. Uko umuziki ukorwa ndabizi. Yego. Uko umuziki bawukora ndabizi. Uko bawupromotinga ndabizi. Nta kintu na kimwe ntazi kuri uyu muziki. Uvuga ngo dukino twose njyewe nta kintu hano muri uyu muziki nazi. Ariko ntago njyewe nje kubw'amafaranga yo kuvuga ngo nje gufatamo amafaranga. Ayo nakuyemo nayakuyemo, ubwo ayo ntakuyemo ubwo nyine ntago byemeye. Ariko ngiye gutangira kubahereza indirimbo. Ari umugabo witwa Bagabo Adolphe ubita Kamishi. Nigeze kumubwira ngo agikora kuri radio hano mu Rwanda, wasigaye muri Amerika, ndagushuje Adolphe. Ambwira ati ariko se indirimbo wanzaniye ari mbi. Nago yari mbi, ni ukugira ngo ampe pressure yo kugira ngo nzane n'indi motivation zo gukora irenze kuri yayo. Buri cyumweru nasoraga indirimbo. Ababizi barabizi, abantu bankurikiranye njye barabizi. Nkazana igifu akambwira ngo nagiye inkomye, nkazana ikariso y'icyuma nagiye inkomye, nkahita nzana ikiryawe biryo wiziriza. Nyine akampushinga gukora cyane kugira ngo sincike intege, kuko hari igihe umuhanzi akora indirimbo yakumva bavuze ngo ni iya danje akarekera. Ibyo ni ibisanzwe. Umuntu wanambwiye ngo ntabwo uruhinja rwamukome, akambwira ko Nyabarongo nta kintu kirimo. Navuga u Rwanda rw'amafaranga nta kirimo. Noneho icyo yashakaga ni iki? Rero ntabwo nabyibagiwe, gusa nuko umuntu agira izindi nshingano akajya mu bindi bintu. Gusa nari nzi ko ngiye ku ma platforms menshi, ama TikTok, ama Instagram, nzi ko ngiye guhura n'abantu b'inshuti bisanzwe, ariko bakandega icyo kintu. Amaje. Ubu ngubu abanyarwanda bizere ko uko wasoraga indirimbo icyo gihe, ariko ubu mubwire bazanabyandike muri comment. Ntago nzajya mara ukwezi nasohoye indirimbo. Uvuga ngo buri kwezi nuko bimeze, n'umwanzuro nafashe. Niyo mpamvu nakoze iki kiganiro, kuko mbari n'ideni. Meze nk'ubari n'ideni. Uvuga umwaka uzajya ushira indirimbo 12 turi kuzibona. Yego, byanze bikunze kereka mpfuye. Ako kantu nako mukomeze mu nsengero. Ako nako bakibuke ko nako ari akantu kari mu bintu nyine bibaho. Gupfa bibaho. Hari n'igihe n'abafana banjye bashaka gupfa batazumvishe. Ntabwo bose bapfira icyarimwe. So njyewe rero ndabakunda abantu mwakoze subscribe kuri channel ya Ama-G The Black Official. Suko nabuze ibyo ndirimba, suko byananiye kuririmba, ahubwo ari ukuntu umuntu avuga ngo ibi bintu mbaye meze nk'ubiteye umugongo. Mbiteye umugongo mu gakeya, ariko kubera ko ntago ari uko utabizi. Narabikubwiye wowe
X ubunebwe ndavuga njye ndi producer nkunda indirimbo mu buzima nkunda umuziki mu buzima bwanjye n'abantu bamenye ku muziki nta muntu wamenya kubera ko nororeye inkoko oya nta n'uwakumenyeye ku biganiro oya ariko wa muntu yari ategereje ashyugumbwa avuga ati Ama G byamugendekeye yego batangira gukorera inkuru bati yarakennye abandi bati mirongo yaramushiranye baramuroze abandi buri wese yashatse inkuru ye yagiye hasi yaribagiranye ntabwo tukuzi wowe n'uwo ibyo bigambo byose cyangwa ibyo bintu byo gukereya izo nkuru nuko nabateye inzara y'ibintu nari nsanzwe mbaha wari usanzwe bagaburira batatu uriya ni inkoko nyine byararangiye Ama G umva mbabwire ugiye uraduhereza umuzigo wa mbere njyewe kugira ngo dutangire tubare n'amatariki yego okay ntago haza gushira umunsi umwe ntabahaye umurongo indirimbo yatanje umurongo ngenderwaho ubwo no kuvuga ngo uyu munsi turi ku itariki 29 yego ndinjira muri uku kwezi tugendana itariki 30 oya uravuze ngo ntabwo hashira umunsi utaduhaye umurongo yego biraterwa n'ahantu abantu baherereye ari ku isi hari abantu bari ku itariki 28 yego hari abari kuri ubu barimo oya ntabwo ibihe byose bamaze kuyinjira mu 29 yego ndashimira abantu mwese mwihanganye igihe kingana gutya mugakomeza kunambaho avuga ati nzakomeza bangira umu YouTuber bangira umu TikToker avuga ati ndakomeza mbeho ariko still ngiye kubazanira bya bintu byanyu byacu erega mbyumva nanjye mbyumva aso bumva bitari kukurya hari ukuntu umuntu ikintu kiba kiri nari navuze ngo reka ikintu nzi neza ni kimwe nuko ntabijemo kubw'amafaranga wowe ubijemo wabivuze no kuva mbere gushimisha abantu banjye wavuze ku byifuzo by'abakunzi b'umuziki wawe bamere nabi no muri inbox nakwereka abantu bahora banyandikira oya ibyo byo ndabizi dutemo ahantu hose unyuza Ama G ko kutagiduha imirongo byagenze abandi kuki utaza mu cyumba cya rap warazimye wakoze ibyo byose ni comment zo kugira ngo bamwiture ukaruke bangewe aguhwiture so nyuma yo guhwitura na hwiturasiyo hwitu na hwiturasiyo ndaje mbereke none ukuntu simwe barakumwituye simwe mwamuhwituye ngo yigarukiye ngiye kuba indirimbo nyinshi uko bazajya bazifata I don't babe babiri babe batatu icyambere nuko nta kintu bazongera kubaza ngo utari kudutamira sajya ngo ntabwo wabibonye umurongo wageze hanze ariko mbabwira ko nikomereje gahunda zanjye z'akazi gasanzwe ariko n'indirimbo zigiye kubageraho so ngiye kubatangiza indirimbo ya mbere yitwa si wowe wenyine bakubita iyo bita bucece ukwezi kwe kwashira ubwo ni ukuyisohora mu kwezi nyine mbahereza iyo bita izakabwana reka ndekera ntamena amabanga shitani namwishe wibivuga ugendeye kubatamu icyo bita kugutamo uyifate neza uyifate nabi ibyo ni ibikureba mbibutsa ko izo ndirimbo ari kuvuga zirahari nyine ahubwo gusohoka nibyo bintu ari kuba muri make mushonje muhishiwe so rero mukore subscribe abantu tugiye kujya tugendana muri uru rugendo natatse
bakore subscribe kuri Ama-G The Black Official, bagende bakore follow kuri Ama-G The Black kuri TikTok, bagende bakore follow kuri Instagram Ama-G The Black. No kuri Instagram uziko nari naranze guposte. Gusa nyine wa posting no kuganira navugaga se abantu ubundi kiganiro bagikurikirana. Ejo bundi Dumba uramuzi? Numvisha kubwira ngo iyo udakoresha Instagram yawe uba uri mu niyo utanze collab uwo muntu haye collab biba bipfuye ntago birebwa nk'uko ibyo bintu yarabivuze mbibika mu mutwe. Bivuze iki? Nawe yarari guhwitura ntago yabivuze kuko anyanze, yarari kumbwira ati wowe garuka mu bintu byawe. na Godfather yarabimbwiye aho bamugani wari warahugiye mu bintu by'inkoko n'ubuhinzi n'ubworozi. Mumbabarire nsaba imbabazi. Oya nabyo ni akazi. Rega amashuri ntuzi ko amashuri se atangira bakayitaho. Ikibazo abantu bo kubashimisha ntago washimisha abantu ushonje. Oya si no kuvuga ngo buratse ahubwo nabwo bavuga ngo amaje se ko ndo yagarutse none inzara igiye kumuhitana. No kuvuga ngo abantu iyo bakubuze mu kintu bari bakumenyereyemo bahita batekereza ubukene. Ubu ngubu ngiye kuvuga ikintu kigira giti Ama-G ntabwo ugarutse kubw'abafana, ugarutse kubwo gukunda umuziki. Njye nkunda umuziki, music is my life. Uzima mvuze icyo kintu se nuko nta muntu ujya ushimisha abantu, ntabwo washimisha abantu b'abantu. Oya nuko ahubwo ngiye nje gutanga ubutumwa nkoresheje umuziki. Ariko mugani burakaze. Ayo mwumve ndirimbo ngo si wowe wenyine mwumve. Yaburetse wowe bakore subscribe. Abantu mwese mwakoze subscribe ndabashimiye. Nabari buyikore kuko nimwe muzafata iyo pura ya mbere mwumve. Uvuga ngo wakoze subscribe Ama-G agahita akubita umuzigo hanze bitubona notification ko Ama-G yarekuye. Nyuma yaho nongere mbatemo Isakabwana. Nyuma yaho nuko ngo so wenyine zakwitirwa Isakabwana. No bucece zaza nyuma. Bucece ndayitinya kuko iyi ndirimbo yitwa Isakabwana umuntu ukunda Maniga Bushari utangiye kuyamena man mureke turebe byari ubwo rero ikintu tubashishikariza kandi twababwiye mugende mukore YouTube mukoreho subscribe mujye mureba n'indirimbo. Hari n'indirimbo mutamenye ziriho kandi ziriho nyine ariko ntago nigeze mpushinga cyane ariko ziriho. Kore subscribe mujye mukora share na comment niwe batazireba njenje iki kiganiro mutere comment ubundi ariko nagira umuntu mbuza gukorora inkoko uwo nguwo ntago tuza kugenda. Umasubwo urumva ngenda ba muziki iby'inkoko mubishyire ku ruhande gakomeze gakorwa. Noneho turebe nta mafaranga mbasabye, ntago mbabwiye ngo wowe reba ibyo mvuze. Ibyo nkora byo nubibona bikakugirira akamaro nawe ubikore cyangwa se ubigendereho. So icyanjye rero nuko nari ndambiwe stress z'abantu. Uzi imyaka 2 umuntu akubwira ngo kudasoni Ama-G imyaka 2 ntabwo ishize. Ahubwo ikintu cyabaho nuko hatajemo promotion mu ndirimbo zaje muri iyo myaka. Oya ngewe ntabwo imbaraga nashyiragamo nk'uko uko babishakaga siko nabigiye. Uko wabishyiragamo imbaraga ntabwo ariko wenda reka nze mbigenze uko mubishaka. Wenda niyo nakora indirimbo singahera niyo zabesha enye kandi zihari narazikoze. Urazikora kangahe? Muraje murabibona n'aba Bruce Melody turakorana, muraje mubibona kugira ngo mwemere ko ariko na Melody yabivuzeho yavuze ati Ama-G ntago twakorana kuko revo yawe uri kugenda uyimanura ko ntago tukikubona. none ubu Ama-G dukora indirimbo yitwije niko yo baza kwinjira mu mishinga y'ubuhinzi n'ubworozi mwari kuganira.
so aho bakwifashisha. rero bamenye ko naje none ubu tugiye kwinjira mu kibuga neza unsebya ngusebya oya utambwira ngo unsebya ngusebya oya ntabwo ngiye nsebya ahubwo umpaye inspiration zo gukora indirimbo ntumvuga nabi tu akantu nzi ko navuga ngo abagukunda urabakunda abakwanga nabo ntabwo nabakunda ntabwo nababeshya n'izina ry'Imana nayo nababeshya amacucamubaza akantu ubundi reka nkubwire umuntu wanga ibyo ukora ujye umufata nk'umuntu ubwiye undi ngo ndeba mu maso tuvugana akabibwira umuntu abizi ko atabona cyangwa se umuntu ubwiye umupadiri ngo nzakumaraho urubyaro gaputa byaye wenda birashoboka gufasha gufatana urumva rero abantu bafata ukuntu babishaka nuko njye mbafata nko kubwira ikiragi ngo bimeze bite kutansubiza akabona mwatatse kutansubiza bimeze bite ni nko kubwira nzovu ngo DJ Pius umubona ute DJ Pius indesho ye kuki utabibaye urumva rero abo bantu badufata gutyo badufatira ibikorwa byacu bakabi nk'ubu hari umuntu nakubaza ngo akora iki ninde uwo muntu reka mbere usibye ko baranahari benshi badafite n'ikintu bakora ariko tuzi kandi tukaba tunabaza ahubwo tubazi mu biki rero umuntu wese ukuzi ntiyishime ariko ishyari ni iki ishyari ni ishyano byambivuga ku kantu ako kantu ishyari ni iki ishyari ni ishyano bantu banjye ishyari kandi ntabwo umuntu yihamagarira ubukene nta n'ubwifuza buri muntu wese yifuza gukira noneho ikintu batazi abazi ko ari abakire nibo bakina bati oya kandege gukorera oya tubyorere mwakoze gukurikirana kino ndashaka kukubaza n'abandi bumvireho nterekane nshaka kukubaza nk'iyo umuhanzi agiye gusohora nk'igihangano akaza nta nubwo ari n'umuhanzi gusa nabonye n'abakinnyi ba filime babikora akazana prank oya prank imeze nk'akanyama prank imeze nk'iki ni nko kwikinisha ni ukubeshya ni ibintu byo kubeshya ariko uri kubeshya abantu ariko nawe wibeshya usibye ko nabonye reka nkwere ubu nkubwiye ngo aya ni amafaranga urugero arihe ntayo ubwo ni prank ubwo ni prank kandi nanjye ndibeshya namwe ndababeshya ariko kugira ngo nibeshure bara n'uwango prank byari prank mbere byari prank nuko bavuga ngo ese ubunebwe akira aya mafaranga naya ariko nyuma ariko nanone nakubaza ngo wahinze nyuma tukaba kuri kamera tuvuga subiza yanjye oya njye ntabwo ari gutyo meze tugiye gukorana music is my life abantu banjye muhumure njye nababwiye ngo bashonje bayishyura amaciro njyewe nkurikije kuko ibikorwa indirimbo zawe ushaka kubagaburira ndazizi narazumviye wowe warangije kurya ndi mu bantu baziriyeho harimo umunyu se ndakubwiye ngo ceceka so rero abantu bacu hano dusuhuje abantu badukunda kuri TikTok abantu njyewe n'abanyanga ndabasuhuje uzanye haga abantu njyewe yumfurongwe nanjye ndagusungura noneho akarusho no kukuguruka urumva nasuga umuntu yakwanza ibyo ni injuga so njyewe iyo unyanze biranshimisha kuko mba nkumenye twisubize n'abadiaspora bajya baza bakanadutamo nko ku ma TikTok ndasuhuza ako kuki ari abamama bakunda gutanga cyane amajije ndasuhuza umumama witwa Boshri ndasuhuza uwo bita muri Canada yego afite company narebeka mbane abantu njye ndasuhuza na Weba Ririra Miracle
umva ndasuhuza abantu aba mama no kuri Imana barahaye ariko hari umugabo witwa hari abantu hano badukunda umupapa bitwa nde oya reka tujya tubasuhuza none se tuzabashimira tubatakiriho tuvuga abantu ndashimira wo bita Muyovu ndashimira Njuga ndashimira Godfather ndashimira Dumba ndashimira abantu bamaye ikintu cyitwa kumenye kwinjira muri izi mbuga nkoranyambaga yego ariko Njuga ndamushimuye Njuga warambeshe Njuga yakubeshe iki ka uretse ibyo turaza kubyivugana uburaburije oya tujye tuvugisha kuri ibintu bive mu nzira bavyita kuraburiza umuntu ndashimira ubita James team Blue yose ndashimira muri rusange nta muntu nashimira duhurira ku mbuga nkoranyambaga hari abantu ikintu naje gusanga cyo nabonye izi mbuga nkoranyambaga hari abantu beza bafite imico myiza ariko hariho n'abandi abo ngabo ntabwo bo tubasha bafite umutwe haciriritse ariko babaho sawa asubundi bafite abo bose babaye Ririze nagenda ntamushimiye ntabwo muri make niyo mpamvu navuze ngo abantu mwese muza mukatublessinga ariko dushimira n'uwo bita Foxman originality iri gakoteke ako habi cyakoza ikintu cyitwa TikTok kirashimishije umuntu wabaye bored umuntu wageze iki noneho TikTok ariko twagera ku muntu witwa Mucomante please ugacicika nkavuga Mucomante turagushimira turenze umwe murakoze ubwo rero ndashimira abo navuze bose kandi muradukorera muradufasha cyane Aisha nawe jazamo Aisha nawe ni mubi Amaji Keza Terisi kuvuga amazina we Keza yaranambeshe by the way Keza ubyumva ahantu uri hose warambeshe reka dusoze ikiganiro mwakoze mukomeze mukore subscribe mujye no kuri TikTok mudufollowing urafollowinga Amaji the Black official kuri TikTok ni Amaji the Black Amaji the Black following subunebwe ufollowing natwe tuguha back follow se mungu hi follow Amaji sawa cyane mwe muri kumwe nanjye ex ubunebwe ariko ntuze kwibagirwa uriya mugabo uyu w'umusiramu ninde ngo ubana n'umugore batabana ninde n'ubwame n'ubusho ibyo bintu ubana n'umugore Papa Idi oya Papa Idi bintu tubireke tubyihorere twinjira mu miryango sawa mwakoze cyane kandi none ubu n'ibiganiro nakagaruka indirimbo bombom nukuvuga ngo niwemera pompompo guys twakunda cyane Hasta la vista